Mbahaye ikaze rero none karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilchot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba umugabo witwa ngo Yeshua umaze iminsi aca ibintu bigacika avuga ko Kristo agiye kuza ku itariki 23 z'ukwa 9, 23 zishyire 24 z'ukwezi kwa 9 kuje. Haziwe kwezi kumwe rero ngo nibwo Kristo azaza. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ihoraho ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Nkuko mubwiye mu kanya niki tugiye kureba umugabo umaze iminsi ahamya avuga ko yabibwiwe n'Imana ko Kristo azaza ku itariki 23 z'ukwa 9 zishyire 24 z'ukwa 9. Akaba ari umugabo wo muri Afrika y'Epfo amaze iminsi abivugaho, abantu bose bavuga ko ibyo avuga ari byo babihamya, ariko njyewe ntabwo mbyemera. Niyo mpamvu nafashe umwanya mbitekerezaho hashize nk'ukwezi abivuga. Byavuzwe mu kwezi gushize kwa 7. Ubu rero uyu munsi nibwo nje kubivuga kugira ngo nkwereke neza ko Kristo ntago azaza ku itariki 23 z'ukwa 9 zishyira 24, kubera ko gihamya ni nyinshi cyane. The date that I have come with is the final one. Sure. God wants to rescue the Christians out of the world before what is coming comes. Why is it 2 days? Why is it the 23rd and So the 24th it's 2 days of September? because the Feast of Trumpets is celebrated over 2 days. God's judgment will leave the world unrecognizable. Before your eye blinks, in the twinkling of an eye, you will disappear. The rapture will happen with such power, like with a strong force that the earth is going to shake. So to those who are in darkness, this day will surprise them. And have you ever seen heaven? Have you been there? Have you had an encounter? Have you had a vision of heaven? Cyane. I Iyo urebye n'ukuntu abantu ngo baherekanywe ubwo butumwa bakabwishimira bakabwemeza, ubona ko koko isi ifite ikibazo. Niyo mpamvu iyo witegereje ibivugwa, ukareba ibikorwa, ukareba hirya no hino, ukareba uko Imana ibibona, ukareba uko abantu batazi Imana, ukabona ko abantu bari mu buyobe, ubona ko isi ifite ikibazo gikomeye cyane. Nagwa nk'impamvu eshatu zikwereka ko Kristo adashobora kuza ku itariki 23 z'ukwa 9. Ibihamya ni byinshi cyane. Hari bya bindi ijambo riratubwira ngo muri iyo minsi hazaba hari ibihuha by'uko intambara ziriho, hazabaho kugira inyota y'ifaranga, hazabaho urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibyo byose ushobora kuvuga ngo byarabaye, ariko reka nkwereke, Imana iratubwira ngo ibyo byose bizaza, ariko icyo gihe kizaba kitari cyagera. Rero reka nkubwire ibyanjye, none nakwemeza bikakwereka ko atazaza. Icyambere, ubwoko bw'Imana ni bande? Bagomba kuza baramaze kumenyekana. Icya kabiri, igihugu cy'isezerano nacyo kigomba kuba cyamaze kumenyekana. Izo ntambara bavuga za gatatu zishobora kuba zarabaye. Ibi byose ntabwo biraba. Ni ukuvuga ngo rero ibyo uwo mugabo avuga ko Kristo azaza ku itariki 23 z'ukwa 9 ni ibinyoma. Wibuke Evangelii ya Thomas irakubwira ngo bazakubwira ngo ari mu kirere. Nujya kujya mu kirere uzasanga inyoni zagutanzeyo. Bakubwira ngo ari mu mazi, nujya gushaka mu mazi uzasanga ifi yagutanzeyo. Niyo mpamvu ibyo bintu byose bababwira mugomba kubyitondera, mugashungura mukareba ko koko ari ukuri. Ese hagamijwe iki? Hari ibintu byinshi bigamijwe. Nawe baramubwira uwo mugabo ngo ko se Imana itubwira ngo nta muntu uzi umunsi n'isaha n'igihe, ariko noneho akavuga ati ibihe umuntu ashobora kubireba akabigereranya bikaba byahura, ariko umuntu ntamenye isaha. None se ko tuzi ko na Kristo ubwe uwo munsi atawuzi, uwo muntu Imana yagiye kureba igasiga Kristo ikajya kumuha ubwo butumwa ni muntu ki?
ariko ngewe icyo nakubwira cyo ni uko wamenya ko bariya abantu bijyanye muri kiriya gihugu ko bakijyanyemo, narabikubwiye nabisobanuye inshuro nyinshi cyane. Hari ibintu barimo gukora, bashaka kuzana ngo Masaya wabo, ariko ariwe abantu benshi bita antikristo. Noneho uwo mugabo wenda nawe akaba ari muri izo gahunda zabo, ngende ko nabifashe, cyangwa se akaba ari umuntu utazi, udafite amakuru nyamakuru, utazi amakuru nyayo, wenda akaba atazi ko n'ubwoko bw'Imana ari abirabura, noneho akagendera kuri gahunda z'abariya. Wibuka ko byanze bikunze kugira ngo Kristo aze, icyo nibagiye kongeraho nuko wa mwami w'umwaga ari we antikristo agomba kuzabanza akigaragaza, akiyita Imana mu rusengero bazubaka i Yerusalemu. Urwo rusengero rwo bazubaka i Yerusalemu, umenye ko Imana ntago ari izarwubaka, ruzubakwa na muntu. Ibindi Yerusalemu kizaza izava ku Mana, ntago izubakwa na muntu. Urwo rusengero rero barwubaka, bakazana umwantikristo wabo, umwami w'umwaga, wenda ari we uwo mugabo ari kuvuga uzaza mu kwa 9, nk'uko bari abantu bari muri Isirayeli bavuga ko mu kwa 9 ngo bategereje ngo umucunguzi wabo. Ibyo bintu nubona bisohoye ukabona bamuzanye, uzamenye ko ari ikinyoma, kuko Kristo ntago azava mu bantu. Kristo azava mu ijuru, aje kwima ingoma y'imyaka igihumbi, kinyagihumbi, azava mu ijuru, ntago azava mu bantu. Iyo ni gihamya ifatika. Nakongereraho nkwemeza ko Kristo kugira ngo aze, nuko we azaza aje avuye mu ijuru, atazava mu bantu ngo yimikwe nk'uko abantu bimika abami. Ibyo rero numva ko ni gihamya ifatika inyomoza ibyo bintu. Ariko nanone ukamenya ko muri Isiraheli biriya bintu bakoze by'intambara za Irani, ibyo bari gukora hirya no hino, ibibazo ubona biri hari byose, bakavuga ngo isi ikeneye umucunguzi ariwe Masaya wabo. Bavuga ko biteguye kuzana ngo Masaya wabo, umukiza wabo, bikaba wenda ari ibyo uwo muntu yumvise, noneho bakaba babikoramo icyo kiganiro cyacishikanye hirya no hino, kuko Kristo kugira ngo aze ntabwo azajya inama n'abantu. Ibyo ni ibintu tuzi twese. Ariko iyo witegereje abantu babireba, bakabyogeza, bakabyemera, uhita wumva ugize ishavu, wa mugani w'abacinya ntayo, wumva ugize ishavu. Ni gute umuntu akubwira ngo Kristo azaza ku itariki 23 z'ukwa 9, agapresiza akakubwira ngo 23 ishira 24 nibwo azaza, ukabyemera? Baramubaje rero bati, benshi bavuga ko nataza iyo tariki wavuze uzaba uri umuhanuzi w'ibinyoma. Yarabasubije ngo buretse ngo aribwo mugiye kureba ko ngo ndi umuhanuzi nyawe ngo uvuye ku Mana. Tutegereze, hasigaye ukwezi kumwe, ukwezi wenda n'ibyumweru bibiri, ukwezi n'icyumweru, kugira ngo katuhe ukwezi n'icyumweru bijya kugera ibyumweru bibiri. Nuvuga ngo ahise igeze, ibyo tunyuramo, ibyo twanyuzemo, uko ijambo ritubwira kugira ngo iyo minsi ize, ntabwo turabyegera. Turi muri iyo minsi, ariyo myaka isigaye, twavuga 10, twavuga 20, twavuga ingahe, ariko ntabwo wabara ukwezi ngo Kristo araje. Hashobora kuba ibiza, hakashobora kuba gahunda z'abo bantu bakorera Satani, bayoba isi, bashobora gukora, ko isi yose iryamiye amajanja. Twabonye ibyabaye, tubona ibiba umunsi ku munsi, ibiba ari byinshi cyane. Kuba rero haba ikintu gitunguranye kikaba cyakora amadega, kikaba cyakwica abantu hano ku isi, kikaba cyakora ibintu byinshi cyane, ntabwo byaba ari ibintu bitunguranye. Ariko kwihambira ukavuga uti Kristo azaza ku itariki iyi n'iyi, ukwezi uku n'uku, ugapresiza, abantu bakabyemera, uhita ubona ko isi wa mugani abantu bose bari mu buyobe. Nkakubwira nti rero, muntu wewe wumva ukunda ukuri, unyote ukuri, Imana iyo igize gutya ikatuvumbura, ikatubwira ibintu, turaza tukabasangiza. Imana iyo itatubwiye ikareka, nta kwigira umuhanuzi. Kuko nararebye abantu bari hanze aha bahanura buri munsi. Ejo naricaye ndavuga nti aba bantu bahanura buri munsi, ubuhanuzi babuvana he kwera? Ubuhanuzi babuvana he? Naricaye ejo ndabyibaza, nanjye ndaseka, ndibaza. Umuntu araza akavuga Imana yambwiye uyu munsi, Imana yambwiye, ariko ngenda guhamya. Hari ukuntu Imana ikwereka. Iyo Imana ikwiyeretse, ikwereka rimwe, kabiri, ugakora, ukurikiza ibintu. Ariyo mpamvu navuze nti naribajije na kera kare kose,
bariya bahanuzi Imana yavuganaga nabo ba Ezekiyeli, ba Hosea, ba Yeremiya, ba Daniyeli, ba Mose, bariya bose bahanuzi bakomeye tuzi bose, hari igihe bajyaga mu bibazo. Noneho njye nageze kwibaza, uyu muhanuzi ni gute yabaga afata ubuhanuzi abufite abuzi neza, yarangiza ibibazo bikamubaho? Ijwi ryahise rimbwira ngo nubwo utari umuhanuzi ihereho. Hari igihe Imana ikwereka akantu gato ikakwereka inzira ziboneye byose, ariko wenda ikakwereka n'ibiri kuba cyangwa n'ibizaba, ariko wenda ibiri kuba woweho kubera ko wenda udakurikiza inzira z'Imana uko bikwiriye, cyangwa se kubera ko ari ibiri kubaho nyine atari ubuhanuzi, noneho nawe ugahura n'ibyo bibazo. Njye kera numvaga ko abahanuzi babaga bazi byose, bakaba bazi ibizaba, bakaba bazi ibizabaho. Nasoma Bibiliya nkumva ko bahoraga n'ibibazo, nkibaza nti ibibazo bahuraga nabyo gute? Kumbi nabo babagaho ubuzima nyine nk'uko tubaho. Ariyo mpamvu mubwiye nti Imana ishobora kukwereka ikanyereka nka bintu bitatu bine, nkabireba nkashungura, nkavuga nti iki ngiki ndagisangiza abantu, iki singisangiza abantu, ibi ndabivuga bisimbivuga. Noneho ngarutse kuri babandi bahanura buri munsi, nkareba n'ukuntu Imana ikora na systeme y'Imana, uko Imana ikora. Ibyo bintu umuntu ubonye agakiza agahawe n'Imana, ahamagawe n'Imana, byose arabizi. Nuvuga ngo ntabwo Imana iguha ibintu buri mwanya. Niyo mpamvu n'abantu benshi bavuze ngo n'abahanuzi babihanura umunsi ugera ukabakemanga, ufata ibintu babivana hehe? Iyo Mana bavuga ngo ibibabwira ibyo bintu, ukabona n'ibintu bari kuvuga wenda ntabwo byerekeranye bijyanye n'ubuhanuzi cyangwa atari n'ubuhanuzi, biva he? Ariyo mpamvu rero babwira nti mugombe mwitonde, kuko abahanuzi b'ibinyoma noneho ubu nibwo bagiye kwiyongera. Ashobora kwenda arizo views baba bashaka, simbizi, ariko kuvuga ngo urahanura umunsi ku munsi mu buhanuzi, ibyo bintu Imana uzabindinde. Nunyereka ibintu ukambwira uti dore ibi ngibi ugenda ubyehe abantu nk'intumwa, ataravuga ngo ni umuhanuzi, kuko umuntu wita umuhanuzi ngewe bintera n'ubwo. Niyo mpamvu ngewe utazumva na rimwe nita umuhanuzi. Kubera iki? Kubera ko Imana yari irakubwira ngo nushaka kwiyemera kuvuga ngo urahanura ibintu ntibibe, icyo gihe uzaba umunyabinyoma, abantu bose bazakwita umunyabinyoma, kuko ibyo uzaba wavuze ntabwo uzaba wabwiwe n'Imana, niyo uzaba witekereje. Ubwo mugabo rero abantu benshi barategereje, ejo bundi rero tuzareba uko bizagenda. Mushakishe ngo yitwa Yoshua, ndashyiraho n'ifoto ye muzirebe, ndakeka nanashyizeho mbere. Murebe umuntu itariki 23 ishyira 24 z'ukwa 9 ngo nibwo Kristo azagaruka. Ibyo bintu rero tubitegereze turebe. Akubwira nti shika mujye ku ijambo ryawe, nkanakubaza nti ya myaka yawe urabibuka 20, 30, 40, 70, 90 yose n'ijana, wari wafata umwaka n'umwe ngo usome ijambo ry'Imana uryibikeho ubyumve neza. Niyo mpamvu ngewe nk'umuntu aje nka gutyo akambura ibintu, kubera ko ibi biramaze kwisoma hafi 4 bihita mbona ko ari umunyaminyoma, ibyo avuga byose ari ibinyoma. Niyo mpamvu nkubaza nanone, ugezehe usoma ijambo ry'Imana? Wibuke ko twagiye gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana, murabyemera, mubyemera muri benshi. Abakibirimo rero andikamo uti ndacyarimo ngeze aha. Nawe utakibirimo cyangwa utanabitangiye, shaka ijambo ry'Imana urisome, kuko mu minsi ije urabona ko igihe ko kigenda cyicuma iri jambo utarifite ngo ryibikeho, sinzi ahazaca. Akubwira nti rero cana ku maso batakubeshya, kuko mubisha yagambiye kujyana benshi mu irimbukiro. Ari mpamvu mubwira nti niba bakubwira ngo ari mu kirere inyoni zaba yagutanze, niba bakubwira ngo ari mu mazi ifi zaba yagutanzeyo, kandi shaka, nushaka uzabona, nubona uzatungurwa. Nutungurwa bigutera ubwoba, ariko numara kugira ubwoba bwose ushize impumu, uzayobora byose nk'uko ijambo ry'Uwiteka ritubwira mu Ivanjiri ya Tomasi. Ibyo ni ukuri, ni ihame, twarabigenzuye dusanga birakora. Hato rero ntihazagire ugushuka, dore ndakuburiye ibigiye kuba, kuko Satani afite imigambi ibihumbi n'ibihumbi, ariko umugambi w'Imana uhora imbere y'ibihe no ku bihe. Nubwo Satani nawe ashaka kujya imbere y'ibihe, ariko asanga Imana iri ku bihe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.